hari hashize iminsi hatumvikana inkundura y'ubwegure bw'abameya mu turere dutandukanye, ariko noneho zahinduye imirishyo mu buyobozi bw'uturere twa Musanze, Karongi, Ngororero ndetse na Muhanga. Abayobozi batatu b'akarere ka Musanze barimo Meya Habyarimana Jean Damascene n'umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubukungu Ndabereye Augustin begujwe, mu gihe uwari ushinzwe imibereho myiza uwa Maria Marie Claire yanditse asaba kwegura. Uhagarariye inama njyanama mu karere ka Musanze, Engineer Emile Bayisenga, yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko abayobozi begujwe muri aka karere ka Musanze byatewe no kutuzuza inshingano zabo. Yagize ati meya we yegujwe kubera kudakurikiza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Musanze no kutuzuza inshingano ze no kurya ruswa, naho wari ushinzwe iterambere n'ubukungu we yazize ihohotera, mu gihe umuyobozi wungirije w'akarere wari ushinzwe imibereho myiza we yeguye kubera kutuzuza inshingano ze. Iyi nkundura yageze no mu karere ka Ngororero kuko ba vice meya n'umunyamabanga nshingwabikorwa b'ako karere Rukazambuga Gilbert baraye bandikiye inama njyanama y'akarere ka Ngororero bayisaba kwegura. Ba vice meya beguye mu karere ka Ngororero n'ushinzwe ubukungu Kanyange Christine n'ushinzwe imibereho myiza Kuradusenge Janvier. Uwari umuyobozi w'akarere ka Ngororero wungirije ushinzwe ubukungu Kanyange Christine yabwiye Igihe dukesha inkuru ko yanditse ibaruwa yo kwegura kuri uyu wa mbere, akaba yeguye ku bushake bwe, akaba agiye gukomeza inshingano zo kwita ku rugo rwe. Yagize ati ayo makuru niyo neguye, ngiye mu zindi gahunda zisanzwe, nasezeye ku bujyanama mu nama njyanama y'akarere, ubu ngiye kwita ku muryango wanjye. Ku rundi ruhande ariko inama njyanama y'akarere ivuga ko impamvu batanze mu kwegura kwabo ari uko babona badashoboye gusohoza inshingano bashinzwe, kuko babona ingufu zabanye nkeya. Aba bayobozi ngo bananiwe gushyira mu bikorwa imyanzuro inama njyanama ifata igendeye kuri gahunda za leta zo gukemura ibibazo by'umuturage afite n'izo kumuteza imbere. Uhagarariye inama njyanama y'akarere ka Ngororero Dr Dushimumuremyi Jean Paul yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko abayobozi batatu b'akarere ka Ngororero aribo biyeguriye ku giti cyabo nyuma yo kubona ko hari inshingano bananiwe kuzuza. Yagize ati nibyo ni batatu beguye ku giti cyabo nyuma yo kubona ko hari inshingano bashinzwe bananiwe kuzuza kugira ngo hajyeho abandi bazishobora. Yongeyeho ko zimwe mu nshingano abayobozi bananiwe zatumye bandika amabaruwa yabo yo gusezera ku mirimo bari bashinzwe zijyanye no guteza imbere abaturage, kurwanya umwanda mu baturage nk'amavunja, ndetse n'inshingano zijyanye n'iby'ubukungu no gushyira imyanzuro y'inama njyanama mu bikorwa. Naho mu karere ka Karongi, umuyobozi Ndayisaba François n'abamwungirije bombi Bagwire Esperance ushinzwe iterambere ry'ubukungu na Mukashema Dorosea ushinzwe imibereho y'abaturage nabo basabye njyanama kwegura kubera impamvu zabo bwite. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Karongi Mutangana Frederic yabwiye Igihe dukesha inkuru ko komite nyobozi y'akarere ka Karongi yose yegujwe kubera kutubahiriza inshingano zayo. Yagize ati urebye begujwe kubera impamvu zo kutubahiriza inshingano, mbese kutagera ku ntego no kutubahiriza inshingano. Ntago ari ukwegura ku bushake bwabo, ko haracyari abaturage bagifite ibibazo, abaturage bagikennye, mu gihe n'akarere kadatera imbere nk'uko bikwiye. Yongeyeho ko bagiye kuvugana n'ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba kugira ngo babe batora umwe mu bajyanama b'akarere aba bayobora, mu gihe hatari hatorwa abandi bayobozi b'aka karere. Meya wa Muhanga nawe yasabye kwegura. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga uwa Maria Beatrice nawe yandikiye inama njyanama ayisaba kwegura ku mirimo ye. Perezida wa njyanama y'akarere ka Muhanga Theobald Shyaka yabwiye Igihe ko ayo makuru yamenyekanye kuri WhatsApp ari mu bikorwa byo kwiyamamaza kw'abasenateri. Ati nibyo yanditse ibaruwa numva nayibonye, yageze mu biro by'inama njyanama nanjye nabibonye kuri WhatsApp ko yahageze. Reka dusoze tubashimira ko mwafashe umwanya wo kudukurikira kuri Rwanda Now TV. Mukomeze mukanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo amakuru yose mashyashya ajye bageraho, maze namwe mutoranyemo ayo mushaka kumva.